indirimbo yanjye na Black Diamond Nicki Minaj ifite video indirimbo yitwa Oya. ndayihera mbere ya byose mbanje kubasuhuza bakunze Bisumbwe TV mbifuza kuramba no kuramuka mwaba muherereye hose ndetse nawe ari bw'ikigeraho bwa mbere kora subscribe ukoresha utare comment uke no kurayikinga maze ukomeze ubane natwe kuri umurongo Bisumbwe TV ngira ngo muri kubyihonera ibyamamare Bruce Melody wacu ya bimeze bite ya the Ben bimeze gute ya yago yo bimeze bite hamwe n'abandi mwese ya ngira ngo rero muri kubibona uburyo bimeze kuri dashboard yacu tubazaniye uyu munsi abahanzi badasanzwe ya inkuru nziza muri kuri press conference yabahereye muri stade ngira ngo twe kuvuga byinshi ahubwo reka tuze tubanze twumve ikigenderewe rero iyi ni Bisumbwe TV ngende yari Verenare reka tubanze dutangire mwumve ikigenderewe Video Soweto iri kuri album ifite video indirimbo yanjye na Black Diamond Nicki Minaj ifite video indirimbo yitwa Oya iri kuri album ntirasohoka ifite video na When She's Around ifite video hari ama video menshi ariho kuri album hanyuma indirimbo yanjye na Joboy na ifite video uretse zasohotse ndi kwibaza ko ari ebyiri hari indirimbo ebyiri deja zishutinze ibindi ntegereje kureba uko mu byakira nkajyana nibibabereye cyane ko mbemera zandi kumva byaba byiza nta kintu mbahishe kubera ko abantu bari burebe ibi bintu barabibona Bruce Melody rero mwumvishe ko abahishiye byinshi album agiye gusohora ifite indirimbo 16 ngira ngo zimwe muri zo muziriho muraziyumviye inshyashya aduhishiye tutari tuzi iyo yose ni imizigo agiye gukubita hasi bundi imicera kameno bundi natwe tukayora ku bwinshi ngira ngo rero Bruce Melody numwe mu bahanzi inyarwanda cyangwa se mu bahanzi beza ndetse bahitinga bakunzwe cyane mu Rwanda ngira ngo rero mwumvishe ko tutaganyirije byinshi Bruce Melody ajyabazwa kuri byinshi ndetse anabazwa no ibye na The Ben abazwa ibye na The Ben ukuntu we na The Ben bavuga yuko baba batumvikana ndetse banamubaza nimba ese aramutse wenda amutumiye nko mu gitaramo nimba The Ben gitaramo yakijyamo ariko The Ben ntaga ry'iminwa The Ben afite ibisubizo aho hafi cyane aho hafi ntabwo yatinze kubasubiza yavuze ko rero The Ben amutumije yavuze ati byose ni ikibazo ati The Ben ntumuhanzi nanjye nka wundi ntumuririmbye nanjye ndaririmba ndetse anaririmba neza ati nta mpamvu yatuma ntaza icyo gihe yatanze urugero kwifata ku mavuta aravuga ati seje ubundi hari ahantu wagiye ati se bivuze ko kimba ntarakugezeho ariko ko twahuriye nk'umunyamakuru The Ben rero yavuze ko nta muntu agomba kubana nawe nabi ndetse avuga ko kuba aririmba bitavuze ko abandi bataririmba avuga ko icyo kibuga wenyine atakidagaduramo wenyine kuko kukidagaduramo wenyine ntaho byamuvana nta naho byamugeza ubwo rero abajijwe nyine yasubije atya iyo tuhuye turahuza that's it kandi numva ariko nyine ubundi abantu b'abagabo baba bameze mu mbabare imyumvire yanjye ntitwika ariko kuri icyo kintu uri umunyamakuru ndi umuhanzi iyo duhuye turakonekta ibyagira umumaro turabikora ebwe bitanawugira tukabyihorera icya kabiri cyari n'ibijyanye na concert Ben aramutse agutumiye wakitabira invitation wamaze kuyibona ese wowe wamutumira mu kumurika album yawe no 21 antumiye nakwitabira kubera ko no umuhanzi mwiza kandi nanjye nkunda umuziki nta cyambuza kuba mu muziki mu gihe mbona nk'umuhanzi nta igihe cyose ibitaramo bibaye numva nabyitabira cyane ko bidakunda no kumbaho mpora nsusurutsa abantu kugira ngo abantu bansusurutse bimbaho bigake mbibonye n'ukuri nabijyamo
waramutumiye wowe? oya ntago ndamutumira cyane cyane ko nta nundi ndatumira nasohoye amatike ntago ndatangira gutanga invitation ngira ngo muramwumviye uburyo asubije bamubajije kuri The Ben. Wumvishe ko aravuze ati aramutse antumiye nagenda, amubaje ati se weho waramutumiye, ahita ababwira ati byashoboka ariko nta n'ubu ngubu kugeza ubu ntawe ndatumira. Bivuze ko ngo nta muntu n'umwe aratangira gutumira. Ngira ngo rero niba mwabikurikiranye neza, mwabikurikiye, mwumvishe ko Bruce Melody igitaramo cye kiri kuri 21 cyangwa se 21, ngira ngo mwumvishe ko ariko kizaba muri uku kwezi. Ngira ngo rero abagura amatike mwese mugende mutangire mwihahira amatike, ubundi muzagende muhatwike kuko amatike yatangiye kugurishwa. Ubwo rero kuri ziriya tariki hagomba gushyahaga tokombera nk'uko mubyimviye. Isumbwe TV natwe twizere ko tuzahababera, tuzabagezaho uyu muhango uko uzaba wagenze, uburyo iki gitaramo kizagenda, buri kimwe cyose tuzagenda tukibagezaho. Kwisumbwe TV rero tubaberaho mutari nyine nk'uko dusanzwe tubabwira. Mwumvishe uburyo press conference yaba yaragenze, uburyo twibanze kuri The Ben, nani twibanze kuri Bruce Melody, niwe twibanzeho uburyo yagiye asubiza n'ibibazo bagiye bamubaza. Ngira ngo rero Bruce Melody numwe mu bahanzi nyine bakunzwe nk'uko nabivuze haruguru, umuhanzi ukora cyane utajya ukunda kwicara ubusa. Ngira ngo murare namuzi uburyo yagiye yahakoreye hari igihe ngira ngo kingana n'umwaka yagiye asohora indirimbo nyinshi cyane. Bruce Melody ni umuhanzi ukunda gusohora indirimbo zigakundwa zikajya hanze, abantu benshi ukabona barazitabira, abantu benshi ukabona aho uri kunyura hose barimo barazumva. Bruce Melody rero ni umuhanzi umaze kuba icyamamare hano mu Rwanda, kuko Bruce Melody umunsi none bavuga ko yaba yaranaguze n'inzu muri Amerika, bitewe nuko bavuga yuko amaze kuba umugwizatunga cyangwa se amaze kuba umuntu wamaze kugwiza amafaranga. Urumva ko ni umusitari uri hejuru, ni umusitari wigaragaza, ndetse niyo unabonye imivugire ye ubona ko Bruce Melody imivugire ye iri hejuru. Ni umuntu ugaragaza yuko ibyakora bimurimo. Ngira ngo rero si nebyo byonyine yabajijwe, ahubwo yigeze no kubazwa kubye nafata ku mavuta. Avuga ko nta kintu apfa nafata ku mavuta, ndetse ko fata ku mavuta ari umufatanyabikorwa byiza, yuko media cyangwa se yuko abanyamakuru n'abahanzi ari abantu bahuriza hamwe buzuzanya, kuko umuhanzi arahanga ariko umunyamakuru nawe ni wo muntu nawe ushobora kuvuga ibyo umuhanzi cyangwa se akamuzamura akanamuvuga, abantu bakabasha kumenya. Yavuze ati nta kintu nafata ku mavuta, ahubwo naze nagira ze dufatanye hamwe tuzamure media yacu, tuzamure ibyo dukora, ibikorwa byacu by'imbere, itangazamakuru rizamuke, umuziki wacu nawo ujye hejuru, nguko yabivuzeho. Ngira ngo rero murabizi nko mu bihe byashize bagiye bavuga kuri Bruce Melody nyine na The Ben cyane, bakavuga yuko umubano wabo hagati aho ngaho utari wifashe neza, bavuga yuko bashobora kuba bapfa byuko umwe azamuka undi agakora boro. Ngira ngo bavuga yuko The Ben album ashobora gushyira hanze muri iyi minsi, nawe ni mu minsi mike, ndetse ahari ashobora no gutanga Bruce. Ngira ngo yayivuze igihe kirekire, hashize igihe kirekire cyane ayivuga, ariko kugira ngo uwo muziga ushyire hanze nyine byatwaye igihe kirekire. Ariko gusa ikigaragara nuko nabo baba bakora, bataba bicaye ubusa cyangwa se baba bari kubitekerezaho. Ubushobozi bwo ntabamenye ubushobozi bafite uko bungana cyangwa se n'impamvu zibitera.
bitera. Kwisumbwe TV rero turabakunda, tubishimira ko mwabanye natwe, ariko n'ibitekerezo byanyu rwose abari inyamibwa mujye mutwandikira muri comment mutwereke yuko muri kumwe natwe, nyamuna rwose ni mwebwe tuba tuhabereye. Reka rero dusoreze ahangaha. Kwisumbwe TV nakagaruka nk'uko dukunda kubivuga. Imana rero ikomeze kubana natwe, mukomeze kugubwa neza, ndetse no muri iyi weekend turabifuriza ko hagomba gushya mu gatuza. Ariko by the way ntabwo twakibagirwa ko nubwo tuvuga ibyiza, hari n'ababa bahuye n'ingorane, bahuye n'ibibi cyangwa se bahuye n'ibintu bitabamereye neza, aho bantu nabaho bari tubahaye kwihangana, tubahaye ntabwo ari twese bitanga n'Imana ibitanga, ariko turabasabiye nyine, turabasabiye Imana ibahe kwihangana n'ukuri, nabo aho bari bagubwe neza, bakomeze bihanganire wenda mu bigeragezo barimo bitari byiza, kandi ntago ariko bigomba guhora, bigomba gushira ubuzima bugakomeza. Ciao rero, Imana ibarinde.